Ya ladies and gentlemen, ni umunywanyi w'abanyarwanda rwose mukunze cyane mumenyereye kuri cano nshyashya yacu Rwanda Films. Tugiye kujya tubanaho tureba amafilimi meza ari gucaracara cyangwa se filimi nziza tugiye kujya turebana natwe tubacishaho filimi nziza, ibiganiro, ama interview. Ni byinshi cyane. Wowe icyo ngushishikariza ni uko wowe ukigera hano kandi subscribe kugira tujye tubana umunsi ku wundi tubaha filimi nziza, ibiganiro byinshi bitandukanye nk'uko tuzagenda tubana mubizi cyane. Ufite n'igitekerezo, inyunganizi, watubwira muri comment cyangwa se ukaba wareba muri description yacu, ukaba waduha inyunganizi yawe cyangwa se igitekerezo cyawe nk'uko bisanzwe cyangwa se ubyifuza. So rero uyu munsi nje kuvuga kuri filime yacu twakunze turi benshi, umusore w'umukire. Nyabuneka wowe ukigera aha ngaha kurikirana video irangire wumve izi challenge uyu musore wacu yahuyemo, mumuzi cyane kuri MK Original, niko mumuzi ku macano menshi. Yes, njyewe rero ntabwo nje kuvuga kuri filime ye nyisebya cyangwa se nyiharabika cyangwa se wenda ngo mbe nashaka kumuvangira muri filime ye, ahubwo njye nje kubaha ukuri kuko MK yasohoye, nanjye nzi mwa banyarwanda mwe. MK yahuye n'ibibazo muri filime yiwe aho yapanze projet, ngira ngo murabizi twarabimenye twese ko yakoze filime umusore w'ubukire. Filime ya mbere ikarebwa cyane, ikaba yenda no kuzuza 400,000 kuko ndamukurikirana cyane, ndi umufana we cyane buriya MK. So rero guys, uriya musore w'umukire MK yakinnye iriya filime, yagomeje arayikina, we ubwo avuga ko yatangira projet n'amafaranga menshi afite ahagije, gusa ko yagendaga ikundwa yageragezaga guha abanyarwanda ibyishimo cyangwa se filime nk'uko babimusaba babimwandikiraga. MK rero yaje guhura n'ibibazo aho mu minsi nk'itatu ishize yashutinze filime, yavuze ko yashutinze episode 7 zose. Abazimufotoye avuga yuko ahari bo ntandaro cyangwa se byose byahereyeho kugira ngo batume adasohora izo episode, bakamubwira ko SD card ya kamera yabo ngo yagize ikibazo. So rero MK ni agahinda, ni akababaro, ni akagambane. Guys, mw'abanyarwanda mwe, reka dufashe umuhungu wacu MK ateye imbere rwose. Ni byiza, ni iby'agaciro, yarabikoreye. MK nyuma yo kuduha filime rwose guys, tumufashe, tugomeze tumusapotinge, turi gucika intege. Filime aduha ntiturebe ngo ese ngo MK aduha ishusho rimeze ute, ahubwo turebe guys, turebe icyo bita impanuro cyangwa se inama biri muri iyo filime cyangwa iyo episode bimeze bite, tubone kuvuga ati ese MK uraburi cyangwa se ufite n'inkunga yamufasha. Njye nta kintu mpfana nawe cyangwa se nta n'ikintu mvuga, ahubwo ni uko ari ibintu tuba tugomba kuvugira muri sosiyete, tukavuga ati nimba umuntu ateye imbere, reka twe kumubangamira. Igihe cye kirageze, ntatera imbere, agende nta kibazo, nawe igihe cyawe kizagera. Nyaboneka rero nawe afite umutima mubi nk'uyu nguyu, ni ibintu bibi cyane. Aka ni akazi karimo, nta gahunda irimo, nta kintu kirimo, ibyo bintu byihoreye rwose. So rero nakubwiye ngo ukanda subscribe, tujye tubana umunsi ku munsi, duhure muri video dusaha. Ciao ciao.